Ibirari by'insigamigani bakunda inkwi bakanga abashenyi. Tuzi ko hari benshi bafite ishyushyu ryo kumenya insigamigani zo mu Rwanda n'ibirari byazo. Ubu rero njye gacamigani kakandi kanyurangabo kanyarwanda kazira gusobanya n'ibirari tubashize igorora ni mwimaramaniga. Ikaze mu isi y'umuco nyarwanda, amateka n'ubuvanganzo nyarwanda, aho twe twahisemo gusigasira amateka n'umuco nyarwanda ngo twimakaze ubupfura, ubumwe n'indangagaciro za kinyarwanda, tutirengagije ko uko isi iri kurushaho gutera imbere ariko bamwe barimo gusiga gakondo bakirundiramo imico mvaburayi, baba babizi cyangwa batabizi. Umuco ni ururimi, ururimi ni umuco. Ese mbibutse ko agahugu katagira umuco gacika. Singa wavuze ko utazi yava atamenya niyajya. Mbaye ikaze rero banyakugira Imana. Muraho ariko Banyarwanda, Banyarwandakazi, nongeye kubaramutsa, nimugira amahoro, Imana n'amafaranga. Njyewe baramutsa, ndi umusizi rutikanga rwogogwa bicu mudatinya urugamba, singwa birasingwirwa n'urwogwe ndazibukira ndika gapfubyi karirwa n'utundi. Ku munsi wa none rero tugiye kugaruka ku nsigamugani igira iti bakunda inkwi bakanga abashenyi. Inkomoko y'insigamugani. Uyu mugani bawuco babonye umuntu ukunda ibintu kuruta ababikora, nibwo bavuga ngo bakunda inkwi bakanga abashenyi. Wakomotse kuri Rusangiza w'Induba ya Butare hibwana Cyambwe, ubwo ni muri Kigali ahahinga umwaka w'700. Uti byagenze bite? Icyo gihe hari ku ngoma y'umwami Cyilima Rujugira, maze umugabo witwaga Rusangiza ashaka umugore babyarana abana 3, abakobwa 2 n'umuhungu umwe w'umuhererezi witwaga Mugenzi. Maze bukeye uwo mugore arapfa, abana basigarana na se. Abarera neza ndetse atinda no gushaka undi mugore, akajya avuga ko azashaka undi mugore amaze gushyingira abana be bose. Bishyize kera, inshuti ze n'abavandimwe baraterana bati, aho bigeze rero reka ibyo watubwiye maze ushaka undi mugore, dore nta mugabo wo kubaho atagira umugore. Maze basa n'abamukuye mu isoni, ahera ko areshya umugore wari ufite umwana ungana nabi. Amaze kuhagera ndabara uwo mugore, umwana akajya ajyana n'abo bandi gutashya, ubwo ni ugusenya inkwi. Nyina maze rero kumenyera abwira umuhungu ati, uramenye ntuzongere gutashya, jya ureka hatashye bariya twasanze. Bwarakeye abana barabyuka. Mugenzi ahamagara uwo muhungu wa mukase ati, ngwino tujye gutashya. Undi arangije ati, oya ndarwaye. Ariko ibyo ngibyo rero byari umuhanano wa nyina wamubujije kujya ajya gutashya. Maze abana bamusigaho ngaho, baragenda baratashya baragaruka. Bageze imuhira, ibyo bagaburirwaga na mukase arangije abicamo 2, abagaburira ibitabahagije. Barasasa bariryamira. Hanyuma umuseke wa mbere ukebye, nyina wabara baturumbura. Arangije ati, nimubyuke mujye gutashya inkwi, dore mwakerewe. Mugenzi ahamagara mwene mukase ati, ngwino tujye gutashya. Umwana aramwihorera. Hanyuma nyina abwira Mugenzi ati, aho yakubwiriye ko arwaye ntabwo wabyumvise koko? Mugenzi abwira abashiki bati, nimuze tujye gutashya tureke umwana w'abandi. Hanyuma mukase yumvise ayo magambo Mugenzi avuze ararakara. Mugenzi nawe agenda arakaye. Bageze mu nzira, Mugenzi abwira abashiki bati, mbese mwumvise uko mukase yambwiye? Barangije bati, twagutanze kubyumva. Bagenda barakariye mukase, nawe ariko asigara yabarakariye. Hanyuma abana baratashya, baragwiza, bahambira inkwi barataha. Bageze imuhira basuhuza mukase arabihorera. Bicara aho ngaho maze yanga no kubafungurira, ahubwo aribohera yibyinira. Abana barakomeza bikubira mu mfuruka. Hacaho akanya Rusangiza aratunguka asuhuza umugore, maze undi amwikiriza mu mirarwe. Arangije ati, nta kwirirwa abana bawe bandembeje. Arongera ati, nabafunguriye barabyanga. Abana barumirwa rero. Maze Mugenzi dore ko kari agahungu kamaze kubona kure, abwira mukase ati, mwereke ibyo watugaburiye tukabyanga. Mukase avugana uburakari ati, ese najyaga kubigira umurato nkabigumisha aho ngaho ngo mbyereke so? Rusangiza arabadukira maze atunganya abana be ndetse aranabakubita. Maze abana baraburara. Buracya nanone mukase arabaturutumbya ati, mwakerewe nimujye gutashya inkwi. Mugenzi akangura mwene mukase ati, shawu nturakira ngo tujye gutashya? Nyina w'umwana aramwumva maze ati, mbese umwana wanjye ubundi uramushakaho iki? Rusangiza nawe aryungama ati,
mbe mugenzi, uwo mwana hari uwamugushinze ngo mujye mujyana? Mugenzi abwira abashiki bati nimuze tujye gutashya. Maze baragenda baratashya baraza. Noneho mukase rero ntiyabareba n'irihumye, nanone barara ubusa. Umuseke utambitse, mugenzi ajya kuzana base wabo n'inshuti. Bamaze guterana arega se aramutsinda. Babwira Rusangiza bati ihane kuri iyo ngeso ndetse uhane n'umugore wawe, dore muriho muragira nabi. Noneho umugore abyumvise rero akaza umurego, abwira umugabo we ati yewe ntabwo nzongera kugaburira indashima, shaka undi mugore ngenda naniwe. Umugabo abyumvise ararakara, abwira mugenzi umuhungu we ati niba udakunze kumvira umugore wanjye rero shaho shaka aho uzajya. Nuko mugenzi rero yari amaze kuba ingaragu, nawe biramurakaza. Bucyahamagara abaturanyi na base wabo arega se aramutsinda. Bategeka Rusangiza kudacamura abana be. Bamaze gutirimuka ariko mukase arashega ati amagambo bakubwiye nayumvise, none rero nkusezeyeho ngiye iwacu. Umugabo aramubwira ati aho kugenda wowe ntihagenda bagusuzugura. Abana baramena barigendera bajya kwa se wabo. Rusangiza rero abakurikirayo arabamenesha. Noneho barumuna be bashorera abo bana bajya kubaregesha ibwami kwa Kirima Intora. Batumiza Rusangiza n'umugore we. Bageze Intora baraburana. Abana baramutsinda bafatanije na se wabo. Abagabo bari aho ngaho nabo barabashinja bati koko abantu bakunda inkwi bakanga abashenyi. Hari aba bana batashye imwe umusubirizo aribo bakwanika amahahara. Bati Rusangiza n'umugore wawe nimwisubireho murahemuka. Nuko iryo jambo ry'ubuhemu bwa Rusangiza n'umugore we bugaragajwe riba igitaramo, kugeza igihe rihinduka umugani baca babonye umuntu wese ukunda ibintu akanga ababikora, bakawukosoza bagira bati bakunda inkwi bakanga abashenyi. Ubwo rero baba bakuriza kuri muka Rusangiza wimaga mugenzi n'abashiki b'ibyo kurya, kandi inkwi zabitetse aribo bazitahije. Bakagaya Rusangiza nanone kandi washyigikiraga umugore we. Ibi ngibi rero bimeze nko kuragira inka wazicyura ntunywa amata, cyangwa se ukagemura amata wayasoza ntuhabwe umumino, cyangwa se ugahinga ariko wahingura ntufungurirwe, cyangwa se ugatara inzoga yashya ntibaguhe n'imbetezi n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Nibyo rero bita gukunda inkwi ukanga abashenyi, gukandamiza ntishobora. Ngayo nguko rero wibuke gukanda subscribe ndetse kandi usige igitekerezo muri comment box. Niba ari n'insigamugani nifuza ko tuzagusobanurira tuzayisobanurira rwose nta shiti. Ikindi kandi wibuke gukora share kuri bagenzi bawe kugira ngo umuco nyarwanda ukomeze usugire. Ndabakunda cyane, n'umusizi rutikanga.